Ako Austin yari yambwiye ngo araza ari hano ra? Ari he? Austin ari hano? Yicaye muri regira se byakunda. Ako Austin yanahicara kuko bigeze kubivugira hano se. Ngariri Nyamirambo ngo restaurant yiwe irahenda. Ariko hano na Clapton arari Clapton. Sikerice bahaguruka usuza abantu, banze nkwamamaze haguruka. Nose urabyanga ngiye kwamamaza. Clapton mu muhamashi benshi cyane. Numwe mu bantu. Oya haguruka mbanze mbabaze. Mani twanarize kandi mutuba abanyakuri. Uyu muntu acuruza ibiryo. Oya uyu muntu acuruza ibiryo kweli? Bamwibye? Bamwibye ibiro? Bamwibye ibiryo. Clapton afite CK rice na CK wati? CK and n'umutwe wanjye murawuteka. Bateka imitwe urumva? Bagira umuceri uryoha muzamusure Clapton. Numwe mu banyarwenya biteje imbere. Ariko abanyarwenya sinzi impamvu. Azaguhe? Nagumuzi? Clapton Scovia ntagakuzi ngwino hano. Ngwino Scovia gusuhuza. None hanga ndavanga ari uko ugeze hanga. Ngwino hano, ngwino gusuhuza. No Max wawe. Clapton we. Liba Scovia ari Max wa bivuza ngo 2-3 waratoye. 2-3 waratoye. Oh narabaza amajwi. Reka twakire Dudu, ladies and gentlemen. Amashimwe cyane twakire Dudu. Nishimiye kongera kugaruka Madame Scovia, ndagukunda nkunda ibintu ukora. Mami yakubonye ewana aricara akiga. So big respect kabisa. Rero kangu murikira abantu bo muri show dufite VIP hano tumeze nk'urusengero. Ukuriye abafunga mutwe ni Franco. Haguruka usuza itorero. Haguruka basuza ariko. Nago njya mvuga ku mutwe we kuko umutwe we nabonye batavugaho rumwe. Tukagira ukuriye abapapa, umuntu wese wibashye hano, umuntu wakuye ni muyoboke haguruka usuza abantu. Tugira n'umukuriye abaseka. Ntabwo yaje. Okay, reka tugire umusimbura. Papa buryohe haguruka usuza abantu. Scovia, ujya ureba amasomo ya papa buryohe? Gusa Scovia ngenda mukunda nyine akora ubunyamakuru ariko anakurikirana entertainment. Ibintu byose ababizi. Kano kandi ukabonye hari icyo umenya. Ago byabura. Akurikirana entertainment. Gusa njye nkunda papa buryohe by'umwihariko. Nyine ni umuntu w'umugabo kabisa. Nyine iyo ugiye kuri YouTube urareba ukavuga ati kabisa ntago njye ndi umugabo. Kakora ibintu byose. So hari video ye narebye mu gitondo ari kuvuga ngo igitondo cya buryohe family. Ubwo baba bafite agafone agenda anyura musa kubera ukuntu abanye n'abana bibagira ukuntu umucanga mutuntu. Ubwo mu gitondo bari kugenda ngo dore ngo uyu ni umusiti wanjye ngo abari koza ibyombo. Ngo uraho ngaho ngo ni wakoze ibyombo. Ngo reka ngende bereke na mama buryohe ngo barimo arakoropa. Mugeze arimo aramukamera akana ke k'imyaka nk'itatu karaza ngo ariko papa ngo urimo uracaho ufotora aho koza gukoropa.
ngira ngo agiye ugakanga agacape mu nk'urushye kabwe tuwakane n'ukamenyere atavuga ngo ngenda koropa muri wese gusa nyine respect uri umuntu w'umugabo kabisa umuntu ukoropa wese abana bahari naranamukunze akunda abana be by'umwihariko hari abagiye kwiga yabagiriye inama bagiye kujya kwishura umuhungu n'umukobwa ariko inama yabagiriye ziratandukanye yafashe umuhungu araza mwana wanjye ugomba kuzana amanota meza uri umuhanga wirinde ibiyobyabwenge wirinde ibigare ugira iki amubwira ibintu byinshi anje ahita akora yakaye kubukingirizo uziyikingire ngo kandi ikindi famiye buryoye n'isaha ibintu by'udusegonda 30 ntuzanenguye ngo kuburebure ngo ya miti naguhaye urayinywa sageze ku mukobwa we amucurikiraho ikibuga wirinde abahungu wirinde ibiki umwana yaramukaniye aravuga ati ahubwo nakakujyanye fawe garuzi ndavugana ariko ku mukobwa nanjye ibintu nabikora nanjye nimbyara akana k'abakobwa nzagakamira ngiye nzanagakanga mwumvisha ukuntu kagomba gutinya abahungu kazakajya kujya ku ishuri nkabwira mwana wanjye ugiye gusohoka ujye ku ishuri wirinde abahungu igisa n'umuhungu wese ugitinya abahungu n'abana babi nta nshuti y'umuhungu ibaho umuhungu aba ashaka kugutamo yewe nanjye ubwanjye isa nagutamo ejo bundi hari ukuntu aba producer haza umuhanzi yarangiza akavuga ati ndashaka umuntu ukiriramo amajwi yarangiza akaba yagira gute yahamagara abanzi bakiri hasi bakaza bagashyiramo amajwi Kizi yahamagaye sister ati The Ben arashaka umurishyiramo amajwi sister arambwira ati ngiye gushyira amajwi mu ndirimbo ya The Ben arasana ndavuga ni ntago nsiga ngomba kugiraho ngafata ifoto twaragiye tugeze muri studio nibwo namenye ko bino biboro dukora bino byo guhuzana kubahanganisha n'ibikiwe na The Ben ng'amatimu na Medi ibintu nk'ibyo biriya bintu uko biba affecta bya nyabyo twageze muri studio Kiz abwira Ben harimo na niyo Bosco n'iki Kiz abwira Ben ngo hari akameroti ngumvazanye melody ibintu bya melody bize ngo ndavuga akameroti ngo sorry uragize ngo uvuze melody ariko nashatse kwivugura ndavuga ni okay niba sister aririmba bigakunda why not ngende umubarista nkora kawa Christelle kugakawa uri kunywa ndagakora so navuze ni uwahindura noneho nkajya gusaba akazi ahantu harenze njya gusaba akazi muri Kigali Universe kubera platform ya Genesis ntago byangoye nagezeho nsanga baranze bavuga ati Dudu ujye uvuga kuri n'umbarista bamakazi ntangira gukora ikawa nyigerayo nibwo namenye ko bino bintu dukora byo kubahanganyisha burya biba affecta bya nyabyo nagezeyo Bruce Melody na Coach Gael ku munsi wa mbere babaraje ndabaza njya kubakira Bruce Melody namubwira okay nkwerekorera gacyara ambwira ati nkwerera karate ariko nshanyirizo The Ben ndumva nshaka umunywa ndavuga ni ibintu biragoye ariko lucky me ndi umu artiste ndagerageza abana mukubitaho ndakazana pa tereka imbere mbona ararakaye na Gael ngo gute utashyizeho agasatsi ndavuga rero se mwagiye mureka kugorana njye numva gushaka kunywa nuza The Ben wenyine ngo ntago namunywa afite uruhara ngiye kujya kwisubiraho Coach Gael ngo ngo nta mpamvu witahire abaranyirukanye gusa njyewe ndi gushima Imana ko bari tazara ari marazima bari tazari yaratuvanze kuri ya level nyine natangiye kwibaza ninde muntu mu Rwanda wamera nka bari tazari ejo ndi nibwo namenye ko MC Nario yamuba Nario yatumariye abakobwa none bari kuri Semuhungu urakoze cyane Wongera